Uraho neza ndagusuhuje ni kuri Mirase TV show nk'uko bisanzwe. Uyu munsi tukaba tugiye kubana tugiye kwibaza tuti se ni gute umuntu yagenzura amarangamutima ye cyangwa se urugendo rw'amarangamutima ye mu gihe abona muri we bisa n'ibyanze nta cyizere yifitiye. Rero reka nkubwire ko kuva mu bwigunge n'umwijima aho ngaho ari byo bituma umuntu yongera kwiyumvamo imbaraga. Ikindi kandi ukwiriye kugana mu kwiyumva ko wisanzuye kandi ugatsinda imbogamizi no kubona urumuri rushya imbere yawe. Ibyo byose ni wowe bizaturukaho, ni muri wowe bizaturuka, kandi ukamenya ko neza uri umuyobozi w'ubuzima bwawe. Ntumenye ko inzozi zawe hari undi uhari wo kuba yagira icyo azikoraho uretse wowe nyirazo, uretse wowe bireba, wowe nyir'ubuzima. Ukwiriye rero kwiyitaho kandi ukabimenya. Ikindi kandi ufite umwuka wo gutekereza ku buzima bwawe kurusha uko undi yabigutekerereza, kandi iherezo ryawe rigomba guhinduka rikaba rishya. Ni ukuvuga ngo ejo hashize hawe ntabwo wakwiriye gusa n'aho uri kugana. Ukwiriye rero kugera ku nzozi zawe kandi zikaguka, kuko nicyo ubuzima budusaba. Rero ikindi nababwira ni uko isi yacu nubwo bimeze bityo ibikwiriye kwigira ku rukundo, kuko urukundo nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ava ahantu hamwe akagera ahandi. Mu gihe warweretswe n'abandi, aho ngaho rwose bishobora kukubera byiza ndetse bikanakwihutira mu buryo bw'iterambere ryawe. Ikindi kandi buriya guceceka cyangwa se kubura ibisubizo cyangwa kubura icyizere ukabona ko uri mu mwijima, nakubwira ko atari ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ahubwo ibyo iba ari inzira yo kugira ngo ugane ku buzima bwiza, ugane ku iterambere ryawe, kandi umenye byinshi. Kuko buriya nubona umuntu yacecetse, umuntu ari mu buzima bubi, umuntu ari mu mwijima, aho ngaho rwose aba ari gusatira ibihe byiza, kuko muri uwo mwijima no muri ibyo bihe bimugoye agenda yigiramo byinshi, agenda abona experience y'ubuzima, bigatuma nawe yabasha kugira ibindi atekereza. Rero nta muntu n'umwe uba kuri iyi si udashobora kugira ibihe byo kubabara cyangwa se ibihe byo kumva ko ari mu mwijima, ariko ibyo bihe bijya birangira umuntu akongera akabaho, akongera akamera neza. Rero reka mbabwire ngo iyo twemeye gutuza no kwiyumva uko turi muri twebwe, bitumara ubwoba ahubwo tugahinduka, bigatuma ubuzima bwacu bugira intangiriro nziza, kandi hakavamo n'ibisubizo bishya. Rero wowe uri kunkurikira kuri Mirase TV show, reka nkubwire ko udakwiriye kwiheba, ntabwo ukwiriye gucika intege, kandi nkubwira ko isi yacu yari ikwiriye kumva ko iterambere ryacu ritava mu rusaku, ahubwo iterambere ryacu riva mu bitekerezo byimbitse no mu kwihangana no mu kwemera ko buri muntu afite urugendo rwe. Buri wese rero agira urugendo rwe, buri wese agira kwihangana kwe, buri wese agira ibimugora. Rero ibi ngibi nibyo bituma buri wese akwiriye kumenya ko iterambere rishobora kumugeraho, kandi bigaca mu nzira zitandukanye n'iza mugenzi we. Ikindi kandi iyo twubashye ubwo butandukane n'ibyo byiyumvo byacu n'ayo marangamutima yacu, amaherezo agenda duhindukira meza, kandi amaherezo yacu agahinduka amahirwe gusa, bitewe no guha agaciro ibyiyumvo byacu ndetse n'amarangamutima yacu. Ibyo ngibyo rero nibyo bizagenda bitugeza ku nzozi zacu, kandi ubuzima bwacu bugahinduka. Ntitugomba rero gutinya iherezo ry'ubuzima bwacu, kubera ko uko uri uyu munsi cyangwa se uko ndi uyu munsi, ntabwo natinya ngo mvuge ngo ejo bizagenda gute, kuko ejo nzinjira mu mahirwe, nawe uzinjira mu mahirwe. Nugenzura amarangamutima yawe kandi ukabasha kwigishwa n'ibihe byawe byahise, bizaguhindura, biguha amasomo, umenye uko witwara, kandi rwose reka nkubwire ko uzagera ku mahirwe yawe, byose bikagenda neza. Kandi nkubwira ngo ukwiriye kurwanira kumenya amarangamutima yawe, ukamenya ingorane zawe, kandi ukarwanira kwiyubaka, ukagerageza gutsinda ibigeragezo, kandi nkubwira ngo uri umwami w'ubuzima bwawe nk'uko nahoze mbikubwira. Rero abantu benshi uyu munsi bagenda bumva ko byarangiye, bakagenda bumva ko biburiye icyizere, ariko reka nkubwire ngo uri umwami w'ubuzima bwawe, ukwiriye kubumenya, ukwiriye kubugenzura. Nta wundi uzaturuka kure ngo aze abukumenyere,
ahubwo ni wowe wenyine ukwiriye kubugenzura, kandi n'ubugenzura rwose bizagenda neza, ukamenya ingorane zawe, ukamenya kugenzura ibibazo byawe n'ibigeragezo byawe ugenda uhura nabyo. Reka nkubwire ko iherezo ryawe rizaba ryiza, uzahura n'amahirwe yawe, kandi uzabaho, byose bizagenda neza. Kandi burya nkubwira ngo umuntu wese ukiriho, umuntu ugihumeka, umuntu wongerewe amahirwe yo kubaho, Imana ikongera kumugirira icyizere, akwiriye kwiyumvamo ko ejo bishobora kugenda neza kandi bigahinduka rwose bikaba byiza. Nyemerera nsoze rero nkubwira ngo ndagushimiye cyane, nimudukunde kandi muze tubane hano, dukomezanye, ndabizi byose bizagenda bigenda neza. Ni kuri Mirance TV Show, naho ubutaha.